Mubwijukuri, you are my favorite part. Oh my beautiful, 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 beautiful. Sibano ndonyekiriza atari wowe side to side. You wanna choose in a billion time. And every season, pretty, pretty, pretty got it for me. Tricky, tricky, I don't know. Nadi, this is the time to get it. I don't give a fuck, my head as a bitch. The one is sitting Mizenguruka. Speedy didn't hear Fataroche. Chan, Ambariza Stu. Singaja Mubi Kundi Dema Beach. Ambariza Stu. Changa Singaza. Yeah. Yo, Pikora was a big Sabi Bichel. Jazzy. Suhuje aracyari Mr Benjamin ko nangiranye amavuta ra ibintu uko nari amateka Sando uranunguye noneho pe mutunguye gute uranunguye muri aka kanya man ngiye ngutumire mu kiganiro mwuzane muze muri babiri sibyo birenze uyu ni wa mushiri wambwiraga se uyu muniga ya nabwo ari sheri wanje ariko nawe yakwibwira nabikaze yanyibwira oya Sando wenda taratangira mugano neza fresh hari abantu bakubonye bwa mbere hano kuri kamera cyangwa bagiye kugukurikira batazi bikorwa ukora A1 ndagira ngo dutangire ikiganiro bamenye uwuriwe fo nibyo bizima twatangiye gizikushiza ibici zinera imihari zikana imihata gizikekena kanu zinera ibaba zikaneraho gufasha dukira rating akiramba kanga kila iyo moyo kila for no the touch game gaje nawe dukore na mate kwa bizoboro nkuko mibi byaje nkobyo byango ko mibi byaje dukora umufungo gasanga bakinga bashaka kudushira hasi gaza friend nizikanewe gagaze ku yindi level yageze ku yindi level Sando nagutume mu kiganiro nkuko tusanzwe nkuzi ewana umukobwa mwiza abantu benshi bamaje kugufollowinga bamaze iminsi bakwemera bambwira ati nzakugarure imiriro none ubahindura amateka uzanye n'uwundi ugomba kuzana n'umurara ngatura tubwira uwo murara uzanye we atuzaniye ibiki ibi ni fresh ni fresh ni wane kuna na vibes bamazanye ngatwibwire ewana sasa rero nanjye nk'umurara nyine nitwa Jospin urumva soro nkaba nazanye n'umukobwa agina hanga kugira ngo turebe uko bimeze maze iminsi ninkurikirana pati ziwe n'amasho yiwe bona no umukobwa ufite impano kandi afite hazaza heza gusa namwitegereza nkabona sana rero we umuniga rero njya mbibwira nabyemera zetura bwa mbere ntago nigeze nshidikanya ntago ashidikanyije ntago nashidikanye rero kumenya ko atari Airways ariko urabona ko afite vibes zimeze kimwe so rero nanjye ubwo nazanye nawe ubwo nyine hari n'ibintu burira dufite inyuma afite projet nyinshi cyane nawe ujye umufasha byatari rero ubwo nyine hari ibintu ari gutegura byinshi bigaragara nawe uzagaragara uri kumva yabura urumva so rero nanjye mba navuze ngo reka tugende dusuhuza abantu urumva tunabatemu ibyabo tubahereza ibyabo urumva bone twibanukira nyine none se mu buzima busanzwe wenda hano kuri Mbwira TV show mu bwa mbere twakiye mu kiganiro ibikorwa waba ukora ese nawe uri umuririmbyi ese bimeze bite kugira ngo abafana badukurikiye bamenye uwo uriwe batazumva ngo nazanye na Sano cyangwa nazanye na Sando kiri umwicanye tumaje kumenyera hano kuri iyi TV weho nawe ndashaka ngo tukumenye gute tukumenye nk'umuhanzi tukumenye nk'umusaposa wa Sando kira tukumenye gute okay sasa kubera ko ndi umuntu ugira ibintu byinshi nkora cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi ibintu ndi gushiramo imbaraga ni ibintu byo gutangaza amakuru ndetse n'amakuru y'ibyamamare nk'abasando ariko nkaba mbifatanya n'umwuga wo kuririmba kuko byo urumva ni projet kuririmba buriya muzaba basando babitangiye ni ibintu bisaba gutegura cyane ikaba ariko muri no minsi
bikuhuza nawe hari ibikorwa turi gukora cyane cyane gukora n'ama performance yes Besa turimo turategura ibintu birenze cyane birenze mu minsi iri imbere ubwo nanjye nyine muraza kubona n'abatayemo ntago bitinda cyane ikigoma cyawe abantu rero bafite amatsiko menshi cyane nk'uko nanjye mfite amatsiko aravuze ati ukora amakuru live cyangwa itangazamakuru showbiz ubwo niko bimeze ukaba ukora n'ibigoma rero mbabarira tudahabangamiye abafana ingoma basi wakoze ukomveka abafana wanjye Sasa rero utera gastori gato urabona nje nkiri muri secondaire ko nasoje kwiga mu mwaka wa 2023 ku ishuri producer yitwa To The Hit uramuzi sha uwo muntu hit uramutifo akoze ngo ratateta ndamuzi twakoranaga ariko icyo gihe nawe ntabwo aragatangira gushona neza uburyo bakora birabiboro hari projet nyinshi twakoranye ngo bisaba ko twazaza masteringa nyuma urumva ko icyo gihe twakoreshaga ibikoresho byo kwishuri nta instruments zari ariko ubu ngubu kugira ngo tuzimasteringe neza mu buryo bugezweho zabe zimeze neza urugero ni nk'akaririmbo kamwe twakoranye nawe yakaririmbyemo ariko ndarimba verse yanjye akaririmbo kitwaga Paina kandeko nkibuka ngabatema Sando ko ndagiye kukurusha okay I chose one man the cute moving better yabati amafiti na I chose pretty kuri twa city for a dress I will be ready anywhere you go I go follow yeah I can't regret your wishes, yeah. Bram pam 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 pam. Kamko tired imba solo. Chakula cha jioni nakupenda. Yeah. Tiku kanguka. Paina. Roho yangu ikakupenda. Niko mtajiri wa wote. Siku zote. Isi yabaye anje. Yeah. Paina. Ako ndeba unkomye kuzi kuririmba no kugerageza ariko ninjye muntu bikubwiye se bwa mbere ntago ari wa mbere Sando ko wazanye umwicanyi wa kabiri arabamara cyane none se wenda tugarutse mu buzima busanzwe wenda Sando we tumaje kumumenyera hano kuri iyi TV ni mubi cyane nawe urabizi je yaranyemeje yankuyemo ese wenda mu rugendo rwa rw'umuziki watangiye ryari umuziki wabyumvishemo ryari mbere na mbere muri kuva nagira hano Musanze kuko no umujyi nabonye ufite vibe ufite abana barenza abahazi barenze nka Sando urumva narahageze ntago nari ndakabishira muri plan imeze neza ariko nyuma kubona abo bantu bite na environment nasanze numvisha ko ngomba gutangira ngira ngo hari project ndi gukorera kwa Daymaker ni umunyamusanze hano ni producer witwa Daymaker ubwo rero biracyari muri process ngira ngo abakoresha imbuga nkoranyambaga mu joininze mashe kujya kuri Instagram yitwa Jospin muraza kubona utu video nerekanye turi gutangira project najyaho mukareba ni project zayo imeze neza ndetse hari n'izindi project ndi gutegurana na Kila hano hazasha Musanze byatari Musanze se niki muyiteganyirije mu minsi iri imbere Musanze rero Musanze kora ko tugeze muri sama abantu benshi bakunda gukora ibitaramo urumva n'amashow so muri sama rero turi gutegura ibintu bikomeye cyane ku bantu bakorera hano ku kigo cy'urubyiruko ku murenge mwe mutonje muhisha cyangwa ababizi neza barabona muri practice dukora ibintu birenze cyane kuri stage rero bizaba atari azaba ari amateka abantu mu tubari hano njya mbona utubari numva batazi ibintu byarimo ariko turahari byinshi cyane kandi Musanze mushonje muhishiwe kabisa yes murabyumva ati Musanze mushonje muhishiwe tutibagiwe abari Kigali Iburasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru ndetse hose all ndetse n'abari hanze hanze
ubwota amazina. abari hanze y'igihugu bana za Kongo za Burundi za Uganda ndetse n'ahandi kure cyane bakurikiye kino kiganiro bumve ko Musanze ari amateka mugiye kubaka muhangaha. Sando ngewe ngiye kuguteza uno murara wawe ubu urabyemera nkurabure ndashaka ko umunyemereza ukamwemeza ukamwereka ko umurenzeho nawe nabona ko bikwiye kwigombora arakwigombora songeye kubatamo agastori ngo bitangira ati buto nibereye mu binani kuba hari tasini yapasanya gasani yari takera fumate tusandari ngoni tubaho tubabazwa kubera ubuzima nakubiswe n'inkuba ponye mukataforosa yibarutse umupeti yabaye mama kesi nawe kabagira yahisemo gupowa ni wazo umukiniraho ahoranishaza gatata samagara yigize kagarara ashaka ibiceri byo gutunga umupeti we yakuze na rukundo refie n'ubufito ahora tawosiga isini yamusiga itani kunije kangaruke kuri nakuze numva bwebwe basebya my mami goto nakora nk'abalici nk'abafage goto naponi zishinga umusadge kwiruka ndi ku muvuduko koza gafata inzira nizitana ariko ceta batamo sinawisoni nyagasana zakira umusani uruko nepo ngini yapasa nyagasani biba mu bipinga mu bifata nk'ubufezi bikora na sima karara mu kase kumwe n'abanye turi kwikora ubusazi nawuzana ibipeti bigisaba ibicere Chaze. Banga ubukoga. Sando ko yabaye Sando yabaye mwicanyira. Sando ni mubi cyane. Urigombora? Cyakoze. Oya. Urigombore, gombore. Arakanu nari mfite inakunda kujya stage cyane. Nakunda kuvuga nivuga. Ariko nago rumva ze Sando nyine tugeze mu bintu bya rap abari hejuru cyane ntago wamufata gusa kanye kakubite ubwo araza kumbwira yo but that is right umwana wa seri unyite steto cyangwa se tanda kumwihirinzi just ni fresh tavatinari hitinari this is the time to get a joy I don't give a fuck my head as a bitch ndabona isiri mizenguruka speed ni nkiya fataroje nkene cyane ambariza su singajya mu bikundi by'amabici ambariza su cyangwa singaza ayaya yo ari ase ko mwese muri abicanye twe turabicanye hangaha ni imiriro fasha rumva man uyu muntu wanjye wamwumvishe karenze shani neza pe mwebwe mureke mbarabure mwabipeti mwe muri gukina n'ibintu mutazi abana bafite impano ture bari hano wiza twicira izina wikira umuhanzi utari umuhanzi witwicira izina ubundi baravuze ati bukacyagiye ukora ikiganiro na Kagame yaravuze ati nimba umupeti wowe uza kuririmba ubona utabishoboye jya guhikira nyoko na bishoboye none se ngarutse gatonya ndabona ibintu byo kuririmba usa nkaho ubizi cyangwa ubimenyereye nuwe muhanzi ubona ko agukombeka cyangwa kubera aho modoka avuga ati n'umuntu akora ibintu mwumva nanjye birandenze okay mbere ngewe umuhanzi wa mbere umwumvika dore ni twicaranye aragukombeka ni wa mbere umwumvika cyane ariko noneho n'abandi bahanzi mu Rwanda bose mbona barenze bararenze ariko nyine harabankoma cyane nk'aba Element Roskana Bruce Melody The Band abantu nk'abo nyine barankoma cyane baragukoma cyane ugukoma cyane nuwe wenda nka Element birumvikana ariko buri muhanzi mafite ikintu namwigira wamwigiye yes Element wamwigiye iki Element nkunda uburyo akora ibintu bye atuje agakora projet irenze agafata igihe akayitegura byanga byakunda nawe uravuga ati ndicara nkafata umwanya ngategura projet nkazazana ikintu ari amateka niyo cyafata imyaka 10 ariko kikazaza ari ikintu kizaguma mu mitima y'abantu byanga byakunda Element turamufana Element ndamufana nkungu ushobora kumbaza ngo namwigira iki sha nge mbona Sando ntacyo wamwe Sando ndebe nabi umwana mwiza Sando umwana mwiza ndebe nabi
urimo kuvuga ngo simurebe nabi wowe tutava kuri kamera ukandika nundebe nabi nose umuntu yakwigiraho iki uzi ikibazo se ikibazo nyine abantu ari abantu muri iki gihe ubundi hari abantu babiri batandukanye hari abantu bagifite ubuntu bw'ubufuzi n'ubuturage mu mutwe ku buryo areba nk'umuntu ufite dread yareba vibe afite namwigiraho iki akaba yatuma umuntu amwigiraho ahita amujajinga man kandi hari umugani uvuga ngo ntukajajinge igitabo ugende kuri cover urumva man kuko you don't know what is inside ntabwo ubuzi ikiri imbere muri icyo gitabo igihatsemo abo rero barebera umuntu inyuma bataje ngo baganire na Sandro ubwo bumve IQ afite nibo bafite ikibazo Sandro genda bukunda cyane nshingiye kuri vibe bafite uzi kubona umuntu w'umusista abanyarwanda b'abakobwa ubona bari shy kuntu nyeto ariko kubona umusista nk'uyu nguyu afite vibe zirenze ziri hejuru kandi nta n'igikoresho aba yafashe uribazanye ni ibintu byiza cyane urumva ko mu minsi iri imbere umunsi kazafatwa tazankandagira Sandro ahubwo niba nzaba nyiriho gusa nimba nyiriho nzabikora abantu barandoze ndi gushiramo uzazengere nimba nyiriho yes dusoza ikiganiro ese imbuga zawe bagusangaho ufite YouTube hari barambarije ngo umuhanzi nkunda navuze ko ari Element rero wa tutarajya uranyibukije indirimbo ya Element igikunyura kuvuga ati indirimbo cyaza ngiye kuririmba indirimbo yitwa Food to ariko ndaririmba verse Element wikwita ku byo mvuga look in my eyes and tell me what to see my darling yummy when I kiss you taki when I need you no matter what I do all I think about is you baby life is a movie ngubwijukuri you are my favorite part oh my beautiful sibano ndonyikiriza atari wowe side to side you wanna choose in a beauty on time and every season pretty got it for me tricky I don't know how you do you got me falling for you tabazamo baby ukuteye kusabyangaragura je suis vraiment fou de toi amaso yanjye niwo wareba urukundo wampaye rumara kwifuza kandi sinicuza je te promets mon bébé Chaz yes ni byiza cyane ewana push up ewana push abantu bagupushinge ewana ndabona ibintu ari umuriro ibintu ni fresh ewana gira rero icyo utangariza abafana bagukurikira utange contact imbuga bagusangaho kugira ngo uwagukunze n'uburyo Imana wifitiye ubwawe mu ndani kugira ngo abashe kuba yazicukumbura afite ahagusanga murakoze imbuga zanjye nkoresha nkunda gukoresha Instagram ugiye kwandikamo Jospin JOSPIN ushobora guhita ubona imbuga zanjye nkoresha zitandukanye harimo na account yanjye iri original ukamfollowinga ukajya kuri TikTok naho nuko nguko Jospin uhita uzibona ziza vuba hariho n'amaprofile picture yanjye wahita umbona ari naka YouTube mfite nkunda gucisha ibintu bya sport asa wambwe ngo ukora ibintu bya sport nakubwiye ko nkora ibintu bimeze nk'itangazo bikore mbone umva nyemeza ndashaka unyemeza mutemo guteze buriya ukora ibijyanye n'imikino ibintu byo ngo mfite broadcasting group cisho amakuru atandukanye ibintu bitandukanye ari sport news hari n'amakuru y'ibijyanye na politike n'amakuru nyine abantu b'abastari icyo wimvamo cyane ni ikihe ibyo niyumvamo cyane rero ni ibintu n'abastari birumvikana yes birumvikana tuzagaruka kuri kamera aricyo tuje gufokasingaho ugiye kudutamo amakuru y'abastari ni vuba dufite projet nyine ndende cyane tegura dende cyane yes bizagenda fresh urumva niba dufite abahanzi nk'aba ngaba tuzakenera ibitangazamakuru imbuga nkoranyambaga zibafasha gupromotinga abo bantu so ni ibintu no bizaba ko utangira agacyo kubaka uhereye hasi ukagenda wubaka gake kugira ngo na mpano yawe izagere ku rwego rwo hejuru ufite na platforms zitandukanye ushobora kwereka abantu ibikorwa byawe muri urwo rwego nyine tuba dukora dufatanya
nabonye ari gushyiramo imbaraga, afite Instagram y'ubu ngubu, mwajya mukamufollowinga, ni Instagram imeze neza, mugakora follow tukazamura impano zacu kuko ni mwe bantu dufite, ni bantu dufite nta bandi twabisaba, turasenga ubundi Imana ikabakoresha hanyuma ibikorwa byacu bikendereye. Yes platform mwabyumvishe YouTube, ako YouTube ntabwo atubwiye izina nawe ni Jospin akarongo rimwe. Noneho muri comment turashyiramo link yawe kugira ngo noneho ukunda ibikorwa byawe akimara kujya muri comment nawe abyumve, nawe ukurikiye ikiganiro jya muri comment link urayibona, hanyuma ukurikirane ibiganiro by'uyu musore. Ndizera ni ibintu bimeze neza, kandi ikindi nanone niturashyiramo link yawe iyasandukira no muri comment nawe hasi turayishyiramo, nawe ukunda ibikorwa bya Sano wamukunze kugira ngo nawe akurikirane ibikorwa bye cyane. Mutangariza abafana tubasezera hanyuma dusoza ikiganiro. Ikintu twabatangariza ubuse sinavuga ko ari ukudushyigikira nk'ibisanzwe. Numvise ko umujene wanjye yabarabuye ko tugiye gukora ibintu bya dance muri iyi minsi. So ikintu twabasaba ni ukudushyigikira nyine, tumukatwereka ko natwe turi inyuma mani. So ibintu nk'ibyo ubundi natwe tukabaye ibintu bizimereka. Aya ni nabyo. Support yanyu irakenewe. So ubushize ndakeka tuzaza noneho turi kubica, turi kubatamo songo nshyashya. Nicyo ngicyo navuga njyewe nta kindi tu. Murakoze nk'uko mubyumva, ni Mbwira TV show, kuri subscribe, share ndetse na comment, hanyuma bayikore hanyuma tubagezeho ibintu byiza cyane, kandi murakoze. Imana ibahe umugisha.